kandi je namwe twamaze kumwemera. Ntimugasubira inyuma, ntimugacogore, ahubwo tubaye tutongeye guhurira muri iyi si. Kandi ndababwiza ukuri yuko iyi gahunda itazongera kubaho ukundi. Hari umusore wambajije ikibazo kimbaza ngo nukubera iki uhora uvuga kurenda kugenda. Ntabwo ndatekereza ko iwacu ari bugufi, ariko uko bukeye negereza kugera imuhira. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24 umurongo wa 14. Sabato nziza. Irango uyu munsi ni koko ni umunsi w'umunezero, umunsi uko Imana dufasha kwibagirwa ibijya bigora abantu. Burya ni ngombwa no ku ubwenge buruhuka, igitaramo kikabaho, mugaseka, mukamwenyura, mukishima. Isabato ikaba umunsi w'umunezero. Rero reka twishimire ko kugeza muri aya masaha dukomeje kwishimira ibyo Yesu yakoze. Kandi abaririmbyi bavuye hirya no hino muri iyi firidi yacu yanyu burasirazuba bwo hagati, bavuye mu mpande zitandukanye, bakoze ibyo bumvaga bateguriye abantu b'Imana. None rero abayobozi barampamagaye ngo ngire icyo mvuga, ariko icyo mvuga gishingiye gusoza gahunda nari mfite hano mu byumweru 2. Ndashimira Imana ko byumweru 2 uko nibwiraga byifashe, haba muri gahunda y'ivugabutumwa n'icyaduhamagaje. Nanjye ubwanje ndabona ibintu byarabaye uko Imana ishaka. Imana yacu nihimbaza. Ngira ngo nje gukoresha iminota mike cyane mutamenyereye, hanyuma nkaza kubwira abayobozi bakampa umudendezo. Hari abantu 2 babatijwe uyu munsi, kuri je babaye indashikirwa cyane. Ndasezera muri rusange, ariko nabo ubwabo hari icyo nibwiye gusiga mbakoreye mu ntege nke mfite. Nta butunzi mfite hano i Kigali, ntabwo. Ndaza rero kureba mu ndege nke zanjye ikirimo cyafasha umwana wavutse uyu munsi, kandi nkaba mfite uko namubonye hari icyo nshaka gukuza kiri muri we. Mbaye intwari nakora ibirenze ibyo, ariko ndaho ngaho. Uguteye iryo afite rero ntaba yakugaye, aba yakwemeye. Baraza kwihangana n'abandi mwese, ariko uko mungana impano ngiye kubaha niyi ngiyi. Byahishuwe igice cya 7, ndasoma mbereye ku murongo wa 9. Nyuma ndasoma isomo risoza mu Byahishuwe 15. Ndasoma mbere ku murongo wa 2. Ayo masomo yombi niyo mbahaye mwese uko mungana, ababatijwe kera nabo twatangiranye urugendo uyu munsi. Mwese ibyo ngiye gusoma ahangaha birabareba. Hanyuma y'ibyo Ibyahishuwe igice cya 7 umurongo wa 9. Hanyuma y'ibyo mbona abantu benshi umuntu atabasha kubara, bo mu mahanga yose n'imiryango yose n'amoko yose n'indimi zose, bahagaze imbere ya ntebe n'imbere y'umwana w'intama, bambaye ibishura byera kandi bafite amashami y'imikindo mu ntoki zabo.
bavuga ijuru rirenga bati agakiza n'ak'Imana yacu yicaye ku ntebe n'ak'umwana w'intama w'Imana. Nuko abamarayika bose bari bahagaze bagose ya ntebe na ba bakuru na bya bizima bine bikubita hasi bubamye imbere y'intebe baramya Imana bati amen. Amahirwe n'icyubahiro n'ubwenge n'ishimwe no guhimbazwa n'ubutware n'imbaraga bibe iby'Imana yacu iteka ryose. Umwe muri ba bakuru arambaza ati aba bambaye ibishura byera ni bande kandi bavuye he? Mwabonye ko ababatijwe bari bambaye ibishura byera, ni ikimenyetso cy'ubutungane. Arya amakanzu y'umweru babambitse yari ipica yo kwambika gukiranuka kwa Kristo ngo mujye mu mazi murangize urugendo. Nyabuneka iriya kanzu uyambare mu mutima wawe. Urabona ko no mu byahishura harimo ikanzu yera. Igishura ni ikanzu. Umwe muri abo bakuru arambaza ati aba bambaye ibishura byera ni bande kandi bavuye he? Ndamusubiza nti mwami wanje ni wowe ubizi. Arambwira ati aba nabavuye muri urya mubabaro mwinshi w'i Kigali kandi bameshe ibishura byabo babyejesha amaraso y'umwana w'intama. Nabo bazaba bahari da. Rezi Kigali zavira mwaho. Oya, ubwo niba mvanzemo Kigali vanze Bibiliya ndayigerekeye. Nta banyakigali bazambara kuri ibi bishura se? Nabavuye muri urya mubabaro wa hehe w'i Kigali. Bameshe ibishura byabo babyejesha amaraso y'umwana w'intama. Mbega kunesha no gutsinda, habayeho gutsinda kutavugwa. Aba nabavuye muri urya mubabaro mwinshi kandi bameshe ibishura byabo babyejesha amaraso y'umwana w'intama. Nico gituma baba imbere y'intebe y'Imana bakayikorera mu rusengero rwayo ku manywa na nijoro. Kandi iyicaye kuri ntebe izaba bamahema ryayo. Ntibazicwa n'inzara ukundi kandi ntibazicwa n'inyota ukundi kandi izuba ntirizabica cyangwa icyokere cyose, kuko umwana w'intama uri hagati y'intebe y'ubwami azabaragira akabuhira ku masoko y'amazi y'ubugingo, kandi Imana izahanagurira amarira yose ku maso yabo. Ntabwo tuzongera kurira iteka ryose. Byahishuwe 15 umurongo wa 2. Mbona igisa n'inyanja y'ibirahuri. Ipaji irahindutse. Wa mubabaro ngiye kukwereka. Mbona igisa n'inyanja y'ibirahure bivanze n'umuriro. Mbona n'abatabarutse banesheje ya nyamaswa n'igishushanyo cyayo n'umubare w'izina ryayo, bahagaze kuri ya nyanja y'ibirahure bafite inanga z'Imana, baririmba indirimbo ya Mose imbata y'Imana n'indirimbo y'umwana w'intama bati Mwami Imana ishobora byose, imirimo yawe irakomeye kandi iratangaje. Nta n'umwe utazatangara. Buriya kugera mu ijuru ni ugutangara. Twese uko tungana nta n'umwe ukwiriye kujyayo, habe n'uwo kubara inkuru, ariko muri Kristo Karuvari twese dufite umudendezo wo kujyayo. Ntimwumva se ko hano hariho amaraso? Hariho amaraso, ariko harimo ijambo rikomeye ngo mbona igisa n'inyanja y'ibirahure. Ubundi inyanja mu mvugo ya Bibiliya isobanura ubwinshi, ubwiganze. Umuriro usobanura akarengane. Rero igisa ni ibirahure bisobanura ubutungane, kurabagirana. Bari kurabagirana, ariko mbona ibyo birahure bivanze n'umuriro. Umuriro ni akarengane. Niyo cyagitumye bari intungane
zarenganye, zababaye, isi yari yarabokeje. Ngo Satani yabakoreyeho umukino uheruka ngo arebe ko yanesha, ariko kuko bari bambaye kunesha kw'Imana bamutsinze ruhenu. Nicyo cyari gitumye avuga ngo nuko mbona batabarutse banesheje inyamaswa n'igishushanyo cyayo. Ijambo gutabaruka, hari ikinyarwanda abantu bangije bakivangavanga mu bintu bitari byo, ngo runaka uvuga ngo yatabarutse kandi yapfuye, ngo yatabarutse. N'igisambo cyatabarutse, n'umusambanyi yatabarutse, n'umwanganyi yatabarutse, n'umuhehesi yatabarutse. Ni ukubeshya. Yatabarutse se rero atabaye? Yapfuye cyangwa yasinziriye. Abatabarutse bazatabaruka ngaba, kuko barwanye banesheje inyamaswa, bararwanya baratsinda, bari ku ntambara baranesha, bamaze gutsinda baratabaruka. Bari baratabaye ku rugamba rwa Yesu, bari batabarutse banesheje byose. Baririmba indirimbo ya Mose imbata y'Imana n'indirimbo y'umwana w'intama bati Imana ishobora byose, Imana ishobora byose, imirimo yawe irakomeye kandi iratangaje, mugabe w'amahanga, inzira zawe nizo gukiranuka n'ukuri. Mwami, ninde utazakubaha cyangwa ngo ye guhimbaza izina ryawe, ko ari wowe wenyine wera. Mahanga yose azaza akwikubita imbere akuramye, kuko imirimo yawe yo gukiranuka igaragajwe. Mbese uzaba uriyo nawe? Mbese nanje nzaba ndiyo? Icyo kibazo gifite igisubizo. Njyewe nzaba ndiyo rwose. Nta numwe wangisha impaka muri mwebwe. Nawe nuhamya ko uzaba uriyo sindakugisha impaka, kuko ijuru ni iry'ubuntu, nta mpamvu tutazarijyamo. Twarihawe n'ubuntu bw'Imana. Namaze gusoma ko nta hantu Imana yigeze iteganiriza ko umuntu azarimbuka, ntahahari. Urubanza rw'Imana ntabwo tuzabona Imana yateganirije kurimbuka, ntawe. Reka da, wapi? Kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, ng'umwizera wese atarimbuka, ahubwo ageze ati narasomye ngo abandi bazajya mu muriro wateganirijwe nde? Inde? Wateganirijwe nde? Niki? Abo rero bazarimbuka bazaba ari abamarayika ba Satani. Nta muntu uzajyayo n'umwe. Nta mubo Yesu yacunguye, nta n'umwe uzarimbuka. Imana yabageneye agakiza bose, abandi bazahinduka abamarayika ba Satani. Umuriro wateganirijwe Satani niki? N'abamarayika be. Abo bose batazemera igitambo cya Kristo bazitwa abamarayika cyangwa intumwa za Satani, abamarayika ba Satani. Naho abana b'Imana abemeye igitambo cya Kristo bazahabwa ubugingo buhoraho. Kandi je namwe twamaze kumwemera, ntimugasubira inyuma, ntimugacogore, ahubwo tubaye tutongeye guhurira muri iyi si. Kandi ndababwiza ukuri yuko iyi gahunda itazongera kubaho ukundi. Hari umusore wambajije ikibazo kimbaza ngo nukubera iki uhora uvuga ko urenda kugenda. Ntabwo ndatekereza ko iwacu ari bugufi, ariko uko bukeye negereza kugera imuhira. Uyu mwaka ntuzagaruka, iyi tariki ntizagaruka, nanjye sinzagaruka. Nzagaruka se kuri iyi tariki ryari? Iyi tariki ntizagaruka, uyu munsi ntuzagaruka, iri teraniro ntizagaruka.
nanjye sinzagaruka. Ubwo rero tubaye tutongeye guhura inshuti zanjye, nabonye korali Happiness baheruka ari abana bato, none nabonye nuko nta kundi ibyo navuga ni birebire, nuko Imana yarakoze. Mukomere Happiness we, bari abana bato cyane. Kicukiro santere ntabwo mbizi ko rwose mucibuka igihe nahagereye, ntabwo mwari mwakahageze, kera cyane tutarahanga itorero rya Kicukiro santere, rya Nyanza ya Kicukiro, Nyanza ya Kicukiro itarahangwa, ni kera cyane. Ndabyibuka duhanga Nyanza ya Kicukiro, twubatse urusengero rwa shitingi, dushiraho tribune, dushiraho mimbara, dusasaho imbaho, tugataha imbwa zikaza kurara ari nyinshi, mu gitondo twaza mu materaniro zigataha, twataha nimugoroba zikagaruka. Ndashima Yesu. Nyanza ya Kicukiro bafite urusengero rwiza. Rero nshuti zanjye, twasangiye ibi byiringiro mu byumweru 2. Ubu tuvugana ku mugaragaro, ntangaje ko nsoje amateraniro nakoreraga ahangaha. Ubu mbaye umuturage, mbaye umugenzi wigendera. Mwari mwaranyakiriye, mwarakoze. Cyakora mu gitondo nimungundira ndi kuja gufata bisi ndanyura hano, ni uburenganzira muvuga muti sezera, nanga wisezera nta jambo ugifite aha. Ubu nshoje neza, Imana yarakoze, ibindwanya byose byo muri jye byaratsinzwe. Hari isaha yageze numva ubuzima buransize, numva ubuzima buranze. Nabwiye Imana ngo ni ukubera iki utumye mpungabanira hano, ukatuma ubusaza bugiye kumpubikira hano, kuki wemeye? Mbona saa 10 ntabwo ziragera nkiri muzima. Mpamagara umukuru w'itorero, uri hehe? Arahambira ndi ihute, ibintu ntibyoroshye. Sinamubwira ibitoroshye byari byo. Ati hari ampa iminota, uraba wakererewe. Naramubwiraga ngo naguruke aze tuje kwa muganga, nibura ariyo nja kugwa. Ngeze aho mfukama mu cyumba narimo nsa nuguye, nabwiye Yesu amagambo 3 ngo nzi ko wihangana, reka irivuna rirangire, nzasoze neza. Iyo nkuru ye kuvugwa ngo yaguye mu materaniro, narangira uzakora ibyo ushaka. Maze gusenga zyo, njya muri dushe, ndi gufatiriza ku bibambasi, mfungura amazi nsanga arahari, amazi akonje, ndayisukaho, ibasi imwe ndayirangiza, mfatiye 2. Ndangije mfata isume ndihanagura, nywa icupa ry'amazi, ndahagarara ngo numve isereri irashize, ambaye muzima. Maze kwambara mbaye muzima, mbona umukuru w'itorero arasesekaye. Sinirirwa ndamubwira ibyabaye. Dore nguyu, ntabwo namubwiye ibyabaye, ahubwo nashatse ikiganiro gisanzwe turiganirira, tugira ibyo tugorora, nuko abakuru b'itorero ntibabura ibyo bagorora, turagorora turihorera. Ndiyamenye ibyabaye, ibanga ndibika ku mutima. Dore nguyu
hari ubwo uzi baye ubwo ntuheruka nguhamagaye gusa intambara yari ikomeye. Ndashima umwami yuko nshoje neza. Ubu se ninde wambuza gushima Imana? Ngiye kubaza ikibazo. Ninde uhamya adashidikanya? Ninde uri guhamya adashidikanya akaba yumva ari ihame riri mu mutima we, akavuga ati igihe abera bazaba ari kubarwa mu ijuru nanje nzaba ndiyo? Shikiganza hejuru, muhaguruke muhaguruke. Aho niwe tuzajyana rero, muhaguruke. Ufite uko haguruka nahaguruke, ufite ikibazo gihaguruka. Turageye iwacu, wowe wagiye Karuvari ku bwacu ugatanga ubugingo uhoraho, ukabutwegurira twebwe abanyantege nke. Kubwo kwizera tuzamuye ibiganza byacu twerekanye ko tuzabana nawe iteka ryose. Amarembo y'ijuru warakinguye kandi tuzayinjiramo nta kidodo dufite. Reka abahungu n'abakobwa bawe barambuye ibiganza berekana ko bafite ibyiringiro byo kuzazamurwa mu ijuru. Iryo hame rikomerezwa mu mitima yabo, ubarinde ubahe gutsinda kamere yabo. Twese tuyitsindire hamwe, utwambike gukiranuka kwawe kuzatwinjiza mu marembo y'ijuru kubwa Yesu umukiza wacu. Urusengero i Kaperinaumu yahavugiye iby'umurimo we wo kubohora imbata z'ibyaha. Haba haje umusazi w'ijwi riteye ubwoba ati Yesu w'i Nazareti uradushakaho iki? Ese wazanywe no kuturimbura? Nzi uriwe ni wowe muziranenge waturutse ku Mana. Yari yaratwawe n'umunezero w'ibyaha, maze ahindura imibereho ye nk'agakinisha imbata y'ibyaha. Yagisha ubusore bwe butagira kivurira, ashatse kuvuga Satani avuga ibyo adashaka. Umukiza yavuganye ubutware, umudayimo namuvamo aragenda ahinduka muzima. N'abadayimoni baramumvira, Yesu wacu arakomeye. Ejuru imbaraga zose harimo ububasha bwe. Ikindi kandi n'umwami w'amahoro, umutabazi wese, umucunguzi w'abantu, uwo nguwo aradukiza. Reka tumwizere, ari kumwe natwe tugira ubuzima. N'abadayimoni baramumvira, Yesu wacu arakomeye. Ejuru imbaraga zose harimo ububasha bwe. Ikindi kandi n'umwami w'amahoro, umutabazi wese, umucunguzi w'abantu, uwo nguwo aradukiza. Reka tumwizere, ari kumwe natwe tugira ubuzima.
bakora ibyaha bumva ko bazabivamo byoroshye, ariko wajya kureba ugasanga bategekwa n'ububasha burushije ubwabo gukomera. Dukeneye guhemurwa na Mwuka, tuvugururu mubano dufitanye na Yesu, tuzakira n'abadayimoni baramwumvira. Yesu wacu arakomeye, hejuru y'imbaraga zose harimo ububasha bwe. Ikindi kandi ni umwami w'amahoro, umutabazi w'isi, umucunguzi w'abantu, uwo nguwo aradukiza. Reka tumwizere, ari kumwe natwe tugira ubuzima. N'abadayimoni baramwumvira. Yesu wacu arakomeye, hejuru y'imbaraga zose harimo ububasha bwe. Ikindi kandi ni umwami w'amahoro, umutabazi w'isi, umucunguzi w'abantu, uwo nguwo aradukiza. Reka tumwizere, ari kumwe natwe tugira ubuzima. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24:14.